bantu banjye, ibi tubivuge buhoro. Wigeze urota usambana? Ukarota urimo gusambana? Ukarota usambana n'umuntu wakundanaga nawe kera? Ukarota se wenda uryamanye n'uwo mwashakanye muri mu gikorwa cy'imibonano mpuzabitsina? Wigeze se urota usambana ariko ukumva utishimye? Kurota usambana se mu ibanga? Kurota usambana ugafatwa se? Kurota usambana n'umuntu ukomeye se? Kurota usambana ugakanguka ariko wumva ubwoba? Kurota usambanira mu mwijima se? Kurota usambanira he? So ibyo byose rero ndashaka kukubwira ubusobanuro 20 bwo kurota usambana. Niba warigeze kurota usambana, uyu ni umwanya wawe wo gusobanukirwa icyo izo nzozi zawe zivuze. Wibutsa ko buri muntu wese uri mu isi Imana ivugana nawe. Buri muntu wese waremwe ugihumeka umwuka w'abazima, Imana iramuvugisha. Yaba asenga, yaba adasenga, yaba akijijwe cyangwa adakijijwe, uwo muntu Imana ivugana nawe. So ikibazo ni uko abantu bamwe na bamwe batamenya uburyo ko Imana yabavugishijemo cyangwa se Imana yaganiriyemo nabo, ariko akenshi Imana iba yaganiriye nabo. Buriya aho itandukaniro riri ni ukutamenya uburyo ko Imana ivugamo. Ariko icyiza cyo gusenga ni uko n'iyo Imana ivuze urabyumva, umenya ko ariyo yavuze. Uzajya gusanga umuntu wenda utanasenga, hakaba nk'ikintu runaka ukumva aravuze ngo ariko nari narose ibintu bimeze nkabyo, yagakubwira ngo ariko ngo bijya kuba ngo nari nabyiyumvisemo. So Imana ivugana nawe, ariko ikibazo kiwe ntabwo ajya amenya uburyo ki Imana ivugamo. Ndashimira rero abantu bose bakoze subscribe. Imana ibaha umugisha, ineza y'Imana ibabeho. Nawe ugiye kubikora usabiye umugisha, ni uburyo bwo kugira ngo ujye ukomeza ubane natwe mu biganiro byacu bwo gusobanura inzozi, ndetse no mu bindi biganiro bindi tugira, cyane cyane byo gusengera abantu na deliverance. Niba hari inzozi warose, niba hari inzozi waba warigeze urota, uyu ni umwanya wawe kugira ngo udukurikirane. Ndakwinginze rero kugira ngo utangirane natwe kuva iki kiganiro cyacu gitangiye kugeza kirangiye, kubera ko harimo ubusobanuro bwinshi bushobora guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Nanjye ndagerageza ncunguze uburyo umwete ngire vuba vuba, ariko icyo mpamya nashidikanya ko nuko harimo ibintu byinshi bishobora guhindura amateka yawe, harimo ibintu byinshi bishobora guhindura ubuzima bwawe n'izina rya Yesu. Kurota usambana, twinjire rero mu kiganiro cyacu cyo kurota usambana. Wigeze urota usambana n'umuntu uzi? Bisobanura iki? Bishobora gusobanura gukunda cyane uwo muntu, cyangwa se bigasobanura kumutekereza kenshi. Akenshi bishobora kuvuga ko uwo muntu umukunda, cyangwa se bigasobanura ko uwo muntu umutekereza kenshi. Wigeze urota se ukarota usambana n'umuntu utazi? Biba bivuze ko hari icyifuzo cy'impinduka muri wowe, kandi bigasobanura ko hari ibintu bishya bigiye kubaho mu buzima. Ikindi cya nyuma mu buryo buri spirituel, bivuze ko hari umwuka warangije kukwinjira ushaka kugutera irari rikabije. Ubusobanuro bwa gatatu, ariko tukiri kuri iki, buriya hari abantu dukwiye gusenga. Hari inzozi nyinshi muhabwa nka message ikomeye cyane y'Imana igusaba gusenga no kwinjira mu masengesho akomeye cyane ya deliverance. Iki kintu kikirota, ni byiza kwinjira mu masengesho yo kubohoka. Buriya tugira amasengesho ya healing, tukagira amasengesho ya deliverance. Ni amasengesho Imana irimo irakirizamo indwara zikomeye. Izi ndwara abantu bavuga ngo ntizikira, ngo nta miti, ngo nta rukingo, ngo nta kingo, ngo ntizirangira, ngo ni indwara ngo zihoraho, ngo ni indwara ngo zimeze gute. Tubonye Imana izikiza. Imana irimo irakiza indwara, Imana irimo irakiza amadiyabete, Imana irimo irakiza n'izindi nyinshi zitandukanye tutiriwe turondora hano. So tubonye rero Imana irimo irakora healing. Cya kabiri, tubonye Imana irimo irakora deliverance. Imana irimo irabohora abantu mu buryo bukomeye. Ni amateraniro turimo kugira mu buryo kuri Zoom. Uyu umuntu ashaka kubana natwe aratwandikira kuri nimero yacu ibihari muri description ya video, ikanaba no muri tablo y'iki kiganiro. So
uratwandikira tukaguhereza gahunda yacu y'amateraniro ndetse tukaguhereza na link ukinjira kuri Zoom. Hanyuma tubonye Imana ikora, tubonye imbaraga z'Imana, tubonye presence y'Imana, tubonye ukuboko kw'Imana, tubonye icyubahiro cy'Imana. Imana irimo irakora, Imana irimo irabohora abantu. Ushaka kubana natwe rero, ngubu wararose izi nzozi, uyu mwuka wo kugira ngo ukwatake ejo cyangwa ejo bundi ugusenye cyangwa ugusenyere, ejo cyangwa ejo bundi ukurundurire mu ngeso zipfuye, ni umwanya wo kugira ngo uze dufatanye dusenge, twinjire mu mwuka mwiza wa deliverance. Reka turebe ubusobanuro bwa gatatu. Wigeze urota se ukarota usambana n'umuntu utagukwiriye? Ibi biba bivuze ibitekerezo bihishwe muri wowe, cyangwa se curiosity y'amarangamutima, cyangwa se amatsiko y'amarangamutima. Reka turebe ubusobanuro bwa kane. Kurota usambana ariko ukumva icyaha kirakuriye. Ibi biba bisobanura stress, nanone bigasobanura kwicuza cyane ndetse no gutekereza ku makosa wakoze kandi akomeye yihishe. Ubusobanuro bwa gatanu. Wigeze se urota usambana ugahita ukanguka? Bisobanura iki? Bisobanura amarangamutima akeneye, amarangamutima akomeye, cyangwa se bigasobanura imisemburo, ibyo bita amahormone. Niba wararose usambana ugahita ukanguka, rimwe na rimwe icyo bita bivuga amarangamutima akomeye ari muri wowe, cyangwa se bigasobanura imisemburo yari amahormone. Akenshi ibi bikunda kuba ku bahungu, ibyo bita kwiroteraho. Rero ibyo ni amarangamutima akomeye abitse muri wowe, bijyane n'imyaka yawe. Akenshi nanone bigasobanura ibintu by'imisemburo by'amahormone. Akenshi ubona nyine urota usambana, akenshi ku bahungu iyo abyutse asanga yanisohoreyeho. Reka turebe ubusobanuro bwa gatandatu. Kurota abandi bantu barimo gusambana. Ibi bisobanura iki? Ibi biba bisobanura kwiyumvamo ibintu byihishe muri wowe, cyangwa se no gutekereza cyane ku mibanire y'abandi. Ubusobanuro bwa karindwi. Kurota usambana n'uwo wakundaga kera. Ibi biba bisobanura kwibuka ibyahise, cyangwa se bigasobanura ibikomere bitarangiye mu mutima wawe, cyangwa se nubwo byitwa ko wenda mutakibana n'umuhegise wakundaga kera, ariko biba bisobanura ko hari umugozi ugikururana. Nshuti rero mukundwa mwene data, uyu muntu wenda ashobora kuba yarashatse, afite umugore cyangwa umugabo. Iyo udakubise uyu mwuka ushiduka ukubereye ububohe, uyu mwuka ukaba ushobora kugusenyera, cyangwa se wowe ukaba wamusenyera. Niyo mpamvu tuba dukeneye deliverance, tuba dukeneye umwuka wo kubohoka. Reka turebe ubusobanuro bwa munani. Kurota uryamanye n'uwo mwashakanye, byo sinzi niba twabyita gusambana, byo ni kurota uryamanye n'uwo mwashakanye. Ibi baba bivuze urukundo rukomeye, cyangwa se nanone bikaba bisobanura ko muri iyo minsi mukeneye kwegerana cyane kurushaho. Akenshi ibi bikunda kubaho iyo nk'umwe muri mwe wenda yagiye gukorera kure. Rero bimwe mu bimenyetso bigaragaza ko mukeneranye, cyangwa se ko mukeneye kwegerana kurushaho, ko iyo relation ikwiye kubaho, relation sexuelle ikwiye kubaho, ni uko rimwe na rimwe ushobora kurota urimo kuryamana. Ibi rero biba bivuze ko hari urukundo rukomeye hagati yanyu, cyane cyane urukundo mu marangamutima, ndetse ko mukeneye, ndetse ko ufite n'icyifuzo muri wowe cyo gukenera kwegerana cyane kurushaho. Wigeze se urota usambana ariko wumva utishimye? Urota urasambana ariko ukumva ntiwishimye. Ibi bisobanura iki rero? Bisobanura ko utanyuzwe mu mubano, cyangwa se mu buzima bwawe ubaye mu buzima butanyuzwe. So haba mu mwashakanye, ntabwo uba unyuzwe nawe. Ikindi cya kabiri, ushobora no kubyara, hari n'umuntu butanyuzwe n'abana afite, akabona umwana afite kumva yabyaye mubi, yareba uwa runaka kumva yakabaye kuba ari we yabyaye, nyine biba bivuze ko uriho mu buzima butanyuzwe mu buzima. Icyo ni kimwe cya kabiri
icya kabiri biba bivuze ko utanyuzwe mu mubano. Kurota usambana ariko wumva utishimye biba bivuze ko utanyuzwe mu mubano. Rero uramutse ubaye warashatse ukarota usambanya ariko ukumva ntiwishimye, uwo waba usambana nawe wese umenye yuko icyo gihe hari umwuka ukwiye gusenya, ukeneye no ukwiriye ushobora no kuzagusenyera, kubera ko icyo gihe haramutse hajemo umuntu uhita uza mu buzima bwawe, ako kanya tayari yahita gusenyera urugo, nawe ubwo wahita urwisenyera. Reka turebe ubusobanuro bwa 10. Kurota usambana mu ibanga bisobanura iki? Bisobanura ko hari ibintu uhishe muri wowe. Cya kabiri bikavuga ko hari ibintu by'ibitekerezo runaka utavuga kandi bibi. Icya 11, kurota usambana ugafatwa bivuze iki? Bivuze ko hari ibanga ubitse muri wowe iteka kandi ko Imana igiye kuzarishyira ahagaragara. Biba bivuze ko hari ibanga ribitse muri wowe Imana igiye kuzashyira ahagaragara. Kurota usambana n'umuntu ukomeye bivuze iki? Biba bivuze ko muri wowe ufite ibyifuzo byo kugira imbaraga, kwifuza imbaraga, ubutunzi cyangwa se icyubahiro. Uri wa muntu uri umunyamasengesho kurota ibi bintu, biba bivuze ko imbaraga z'agakiza zakamutse muri wowe, ahubwo ikintu ushyize imbere ari ukwifuza imbaraga. Nubwo wakumva ko umupfumu ari buziguhe, wajyayo kwifuza ubutunzi cyangwa se icyubahiro. Rero kubona urusambana n'umuntu ukomeye biba bivuze ko ufite irari ryo kugira imbaraga, ryo kugira ubutunzi ndetse n'icyubahiro. Ni ukuvuga ngo aho bakubwira hose ko ubwo butunzi wabubona wajyayo. Ubusobanuro bwa 13, kurota usambana ariko ugakanguka wumva ubwoba bisobanura yuko ari stress ufite muri wowe. Ikindi bikasobanura ikintu cyitwa kwicuza. Icya 14, kurota usambana mu mwijima bivuze iki? Bivuze ko hari ibintu, hari imbaraga z'umwijima zihishe mu mutima wawe, ukwiye gusenga nawe, ukwiriye deliverance. Kurota usambana ariko hari mu mwijima bisobanura ko hari imbaraga z'umwijima zihishe muri wowe, zihishe mu mutima wawe. Kurota usambana n'abantu benshi bivuze iki? Bivuze ko ufite confusion y'amarangamutima, cyangwa se ko ufite ibitekerezo byinshi bitandukanye kandi bibi. Icya kabiri bivuze yuko hari imyuka myinshi yarangije kukwinjira, cyangwa se imyuka myinshi irimo iragukoresha itandukanye kandi mibi. Imyuka myinshi mibi irimo iragukoresha. Ubusobanuro na ukeneye deliverance muvandi, ngwino tubohorwe, ngwino dufatanye tubohorwe. Ubusobanuro bwa 16, kurota usambana ariko kumva ntubyumva neza. Urumva usambana ariko ntubyumve neza, nyine ukumva nyine bisa naho wasambanya ariko ukumva nta marangamutima y'ubusambanyi, nyine ukumva nta marangamutima y'ubusambanyi arimo, nyine ibyo nubwo byitwa ko wasambanya ariko ntuzi ibyo ari byo, wasambanya ariko nta rari wari ufite, nyine ukumva ni ibintu biri aho. Biba bisobanura iki? Biba bisobanura ko ufite ibitekerezo bidahagaze neza. Icyo ni kimwe. Icya kabiri bisobanura ko ufite stress zitandukanye ukwiye kwiyambura. Kurota usambana mu rusengero cyangwa ahantu hatandukanye biba bivuze iki? Biba bivuze ko ufite amakimbirane mu bitekerezo byawe. Icyo ni kimwe. Icya kabiri biba bivuze yuko Imana watangiye kumenyera Imana, uri ku rwego, bivuze ko watangiye kwinjira mu rwego rwo kumenyera, cyangwa se kugiye kwinjira mu rwego rwo kumenyera Imana. Uri kuyimenyera, urimo urayifata nka anko. Bivuze ko ugiye kwinjira mu mwuka wo kumenyera Imana. Imana ugiye gutangira kuyifata nka anko, Imana ugiye gutangira kuyifata nk'umuzamu w'iwanyu. Rero nurota urimo
urimo gusambanira mu rusengero, biba bivuze yuko hari umwuka wo kumenyera Imana wakwinjiye. Ikindi ni umwuka w'akamenyero, umwuka wo kudatinya ndetse n'umwuka wo kuribata iby'Imana. Ushobora kurota usambana ariko ukumva wakanguka ukumva umeze neza. Bisobanura iki? Biba bisobanuye ko muri wowe ufite imbaraga zo kwiyakira ndetse n'imbaraga z'amarangamutima. Ubusobanuro bwa 19. Kurota usambana ariko ugahita wumva isoni, biba bisobanura iki? Biba bisobanura kwicuza cyangwa se gutinya judgment, gutinya gucirwaho iteka cyangwa se gucirwaho urubanza. Ubusobanuro bwa 20, kurota usambana ariko ugahita wibagirwa, nibisobanura iki? Bisobanura ko ari ibitekerezo bibi ujya ugira by'igihe gito ariko bidafite impact ikomeye, bidafite efe zikomeye, bidafite ingaruka zikomeye. Niba rero nawe hari inzozi warose mu zerekeranye n'ibi bintu, wenda zikaba zitari muri ibi twavuze, ni akanya kawe ko kugira ngo utubwire inzozi zawe, tugufashe gusobanukirwa n'inzozi zawe warose. Imana iguhe umugisha, neza y'Imana ikubeho. Ndagukunda, Imana ikagukunda cyane kurushaho. Shalom.